ibyo byose ni ihohoterwa yankoreye. Yarampohoteye ku mubiri no ku mutima. Ariko kandi undura yarambwiye ijambo ribabaje. Uzi ijambo yarambwiye ngo uzi ngo kugira ngo umugabo azongere kukwinjira ngo uzabanza umbaze. Oh yes. Iryo jambo ryarambabaje. Ibaze. Nabyo byari nakubwiraga nti ibyo bintu byose nyine bifite effect. Ngashaka amagambo umuganga ataba akwiye gukoresha. Amagambo umuganga ataba akwiye gukoresha. Ibaze umuganga ukugeza akaguma akubwira ngo ushobora ngo ufite ikintu cyiza. Oh yes. Ni ukuri kw'Imana. Arabibona kuba ari muri ibyo ngibyo. Agiye mwira. Noneho ikintu cyambabaje kurusha ibindi, namaze kubyara neza nta kibazo, arangije nahuye n'urupfu niko gukoma induru rero. Ndataka hahandi ndarira. Noneho muri uko kurira yari wenyine si icyo gihe? Twari twenyine turi babiri. Abiwacu rero bumva ibintu byakomeye, baravuga ati uyu muntu avapfira mu bitewe n'urusaku bari kumva hanze, kuko mama we yahise ajya muri koma. Yahise agwa muri koma, bamuterana bamujyana muri urgence bitewe n'uko yigiriye ibibazo by'indwara. Inkuru yanje ni inkuru ishingiye ku nyine mbyara umwana wa mbere. Ni inkuru ishingiye ku muganga. Ntabwo nabyariye hano muri Kigali, nabyariye i Kirehe, hirya ya Kirehe mu nkambi. Rero umuganga wanyakiriye niwe ushaka umuganga wa muri maternité, kwa kundi muganga kubyaza. Nuvuga ibitaro ariko umuganga kubyaza niwe nashaka guhereza message, kuko yankoze ibintu Gerard, ibintu nyine bitari byo gukora umuganga. Wenda kuba yarankubita cyangwa akagira ibindi ishobora kuba atari ikosa, ishobora kuba wenda ari narakosheje wenda, kuko urumva kurana ko umuntu yari kubyara arababara. Yego. Rero nshobora kuba kuko nabyaye nyine sakuza mvuze induru. Ubwo rero akajya nkubita nyine avuga ngo uceceka ngo ureke gusakuza, ngo hano ntabwo ariho basakuriza. Ibyo ngibyo wenda simbyitayeho, ushobora kuba ryari ikosa ryanje kuba narasakuza nyine nkavuza induru, ariko nyine nari ndimo mbabara, kandi nubwo nari ndabimenyeye bwari ubwa mbere. Rero uwo muganga nashaka kumubwira nyine ko ibintu yankoze atari byiza. Ashobora kuba yarabikoze nyine ubu ngubu akaba atabyibuka, ariko njye ndacyabyibuka. Ndacabyibuka, sinitaye ku nshi yampaye, ariko nanahereza message abaganga bari kutureba. Uramwibuka se? Uramwibuka nawe arakwibuka? Sinibaza ko yabanyibuka, ariko niba ibyo bintu adasanzwe bikora mu buzima busanzwe, ashobora kuba anyibuka kuko ndi umwihariko nyine, ariko abikora buri gihe ashobora kuba adashobora no kunyibuka. Gusa nanjye simwibuka neza, kuko kana rimwe ntabwo ari yakayo kuvuga ngo uri kureba umuntu mu maso uri kumwitegereza. Ariko yankoze ibintu nanjye ubwanjye ndavuga, kandi ibyo bintu byangizeho effect. Byakugizeho ingaruka? Byangizeho ingaruka. Haheze imyaka 6 ibyo ngibyo nyine bibaye. Komere. Nyine nta byinshi bifite byo kuvuga, ariko yarambabaje. Ibaze Gerard, ibaze umuganga ashobora kubyaza, akakubyaza akubwira amagambo adatomoye, amagambo adashimishije. Kibaza suyu afite basi umugore, basi afite na mama we basi byibuza. Wenda nabivuze kunkubita ashobora kubaho nari nakoze ikosa. Yaragukubise se? Yarankubita. Uri ku gise?
yakubita surushyi ngo ceceka ngo hano ntabwo ariho bakomera yakubita induru agasurushyi byagendaga inshi biri seriyese ono disenya ntabwo namubeshira muri sale dakushuma mwari muri kumwe n'abandi sale icyo babyarira gihe byari nijoro twari babiri n'undi muntu nyine namwita nkari nk'iki babandi babashinzwe Munasi. yego yego ubwo umuforomo umuganga amagambo umuganga ataba akwiye gukoresha ni amagambo umuganga ataba akwiye gukoresha ibaza umuganga ukubyaza akaguma akubwira ngo ushobora ngo ufite ngo ikintu cyiza yes ni ukuri kw'Imana arabibona kuba ari muri ibyo ngibyo agiye mwiraha urumva noneho ikintu cyambabaje kurusha ibindi namaze kubyara mbyara neza nta kibazo arangije aranyohereza niko akunda umara kubyara ugahita ujya aho nyine aho bakushira ukaba uruhutse ukimara gusohoka indani ariko nibaza ko ari ibyo Imana yari yanyandikiye kuko njyewe muganga udogiteri mukuru yari yambajije se bashaka kubyara ku manywa cyangwa bashaka kubyara nijoro sinzi satani yafashe ndavuga ngo nshaka kubyara nijoro rero biba ngombwa ko aba ari we uhari umva iki nayo yasiye uwabikubajije ni uwuhe muganga wa wundi umukuru w'ibitaro dogiteri mukuru ushinzwe maternité niyo wambajije gutyo bashaka kubyara ku manywa cyangwa bashaka kubyara nijoro ndamubwira ati ndashaka kubyara nijoro wumve satani ukuntu ari mubi kandi yari agiye kumpereza ibise bituma mbyara ku manywa akaba ari nawe umbyaza kuko benshi baramuvugaga nyine ko ari umwana mwiza ariko satani irankoresha mvuga ngo ushaka kubyara nijoro niko guhuriramo rero n'uwo mugabo w'idayimoni umva naringeze aho ngaho nyine nkimara kubyara mu kukubwira wenda n'ayo magambo y'urukozasoni ubwo urumva ni nako wenda ashobora no gukora n'ibikorwa ariko ibyo ngibyo yabimbwiye nyuma ugarutse wumva ahantu ubugome bushingiye ahantu ushaka kuvuga yankoreye ikibi kwa kundi nyine umara kubyara agahita agushira ahantu ho kuruhukira n'umwana kwa kundi uhita ujya kubanza kose umwana neza ndagenda ashyitse kubera ko nyine wari n'ubwa mbere ntubuzi ntuzi no kuyambara neza sinkeka ikintu nibaza ashobora kuba narayambaye nawe nk'umuntu utabimenyereye noneho ntanduza igitanda ndacanduza araza arakata mu babyeyi arakata agenda azenguruka sinzi ukuntu abonye igitanda cyanjye cyanduye amashuka ahita arambwira ngo wowe vayo ngo garuka ngo tugende kandi ubwo ibaze ahantu uwo muganga rero ababariza bwa mbere bigitangira yanteye anesitezi kariya kantu bagutera kugira ngo hariya utumva uko biri kugenda kanga gufata kanze gufata ibaza ijambo yahise ambwiye ngo ese ngo unywa inzoga nyinshi ushobora kunywa inzoga nyinshi ngo uziko ngo ikinya cyanze gufata ndamubwira ati njye nta nzoga ubwo nyine akajya ahacagagura numva nta kibazo byanteye kuko ntibisanzwe ntabwo agiye ariko se agiye kuba ikinya cyanze gufata ariko ayo magambo yagendaga arenzaho ngo unywa inzoga nyinshi ngo ibiki ibyo byose nyine ibyo byose ni ihohoterwa yankoreye yarampohoteye ku mubiri no ku mutima yagukubitaga he ku maguru yankubitaga inshyi za hano ku matako ngo ni inceceke aho ngaho nta kibazo ushobora kuba nari ndi gukora ikosa ryo gusakuza kuko ntabyo nari menyereye nyine narasakuzaga pe nkumva induru kwa kundi kiza kigasubirayo nkataka akankubita nyine nta kibazo ibyo ngibyo noneho amaze kugera hariya aho ababyeyi baruhukira akimara kubona ko nanduje ishuka ahita arampamagara ngo nisubire jera hari hashize amasaha 2 kubyaye maze kubyara nabyaye saa 2 saa 5 gutyo zibura abarongera nsubijeyo aho hantu niho hambabaje kubona nsubizayo kandi gusubizayo muri side dakushuma ngo agiye ngo kureba ngo aho byapfiriye ndagenda
ngiye avuga ngo ngera usubire hariya jera hari nyine haba hanakonje hamaze nyine guhora rero kugira ngo umuntu agire yongera asubizemo ya mikasi n'ibiki byose n'indodo ngo yongere atangire bushya byarambabaje. Noneho ibaze ko n'icyo kinya cyari cyanzi byose bikajya biba ndi kubyumva aha hose asubijemo indodo nyinshi n'imikasi ngo ari kureba ngo hatadoze ngo ari kureba aho ngo yaba yibagiwe ngo kuko ngo ari kubona ndi kuva cyane. Aho wibagiwe gute? None se wenda iyo atabikora ntabwo nyine wari gukomeza kuva? Aho ngaho njye impamvu mbona yuko nyine sinzi icyari cyamuteye kuko ndakubwira ukuntu byakomeje. Ubwo arafashe arakomeza ashyiramo imikasi akomeza kudoda ngo henga hariya ngo ndahabonye kandi ubwo mana ndi gupfa urupfu rubi wumve nyine ahantu hari amaze guhora hasubiyemo ibindi bintu bishyashya hari imana nahuye n'urupfu niko gukoma induru rero ndataka hahandi ndarira noneho muri uko kurira nyine ko nari naherekejwe na mama n'abavandimwe muri uko gukoma induru ndira ndi gutaka ndi kubabara yanyishe rubi ari gukoramo imbere ngo naho ngo arebe aho yibagiwe ntazi ngo ni hehe. Yari wenyine si icyo gihe? Twari twenyine turi babiri. Abiwacu rero bumva ibintu byakomeye baravuga ati uyu muntu ava apfira mu bitewe n'urusaku bari kumva hanze kuko mama we yahise ajya muri koma yahise agwa muri koma bamutera n'amujana muri urgence bitewe nuko yigiriye ibibazo by'indwara ajya muri koma we ntiyongeye kumenya iyo byabereye ariko rero barumuna banjye baramusarana baramubwira ati muganga kingura hano hantu turebe ibiri kubera iyo ngiyo. Muganga aranga ngo ntabwo byemewe kwinjira nta wundi muntu winjira. Baravuga bati mbese niba nta muntu winjira niba nta kibazo gihari wakinguye tukareba ko umuntu turi kumva byacitse iyo ni ibiki. Arabakingurira barinjira binjiye arababwira ngo hamubona ndi kumutwara iki ngo hari ikintu mubona ndi kumutwara ngo si uko gusa ndi kumukorera. Aho rero muri uko kunkorera niho haho ngaho yambwiraga ibyo bigambo mbwira ibyo bijambo bibi ngo ufite ikintu cyiza ngo ibiki uribaza umuntu w'umuganga noneho kandundura sishaka kubyinjiramo cyane ngo mvuge ngo yego ariko kandundura yarambwiye ijambo ribabaje uzi ijambo yarambwiye ngo uzi ngo kugira ngo umugabo azongere kukwinjira ngo uzabanza umbaze. Yes. Iryo jambo ryarambabaje nabyo byarimo nakubwiraga nti ibyo bintu byose nyine bifite effect. Yari umudogiteri cyangwa yari umubyaza? Shaka kuba yari umubyaza kuko ntabwo ari umudogiteri. Umudogiteri ni umwe wabaga aho ngaho mukuru niwe wari nyine uzi kubyaza neza mu mahoro. Uwo nguwo rero yari usanzwe ko akunda umuganga ababyaza. Ubwo ni ababyaza ariko mvuye ngo ni umuganga mubi niwe muntu nayenje guha mesaje kuko ntabwo sinzi uko nabimubwira kundi ngo wenda ngo tuzahura ngo mubwire ariko niba aho uri ushobora kundeba gutyo ugahita umenya kuko ntabwo wanyoberwa iyo story ushobora kuba yivuze ugahita uyimenya. Noneho n'ikintu cyahita kituma amenya yanyohereje kuko yahise amereza transfer anyohereza ku bitaro bikuru anyohereje ku bitaro bikuru by'i Kirehe. Ngezeyo nsanga barandebera basanga nta kibazo kirimo ariko nanone ahantu habera umwana mubi twasanze n'undi yadutangiye mesaje mbi tugeze bahita baratubwira ngo mwe muri babandi ngo mwazwe ngo kwitira umuganga ngo muri sale indani tuhita twumva ko hari andi makuru mabi yabahaye
ikintu twese tubabwira ati murebe niba nta kibazo kirimo, kuko yatwohereje hano wenda abona ko ashobora kuba harimo ikibazo, murebe niba wenda yabikoze neza, hanyuma mutwohereze twitahire. yego kuko urumva deja yamaze kudutangira mesaje mbi ngo twaswe kumwiciramo imbere, ngo twaswe kumukubitiramo, kandi nta wabikoze ibyo ngibyo. Ni uko gusa bakomanze bakamubwira ati fungura turebe ni ibiki biri kubera iyo ngiyo, ko muri babiri kandi twaba twumva umuntu ari gukumakoma induru, habaye ikintu mukingure. Niko kubakingurira gutyo, ariko twageze iyo tugiye iyo ngiyo nyine Kirehe. Ni urugendo rw'amasaha nk'abiri. Muri iryo joro twaraye tugenda, ubwo ngubwo arankorogoshora, saa yine niho yatangiye, nka saa sita ahita twandikira transfer turagenda. Ntabwo rero yanyobegwa, arabizi neza ko ibyo bintu byabaye, ntabwo namubeshera. n'ayo magambo yonyine arahagije, ayo magambo yonyine, kuko narabivuze hariya, ndamubwira ati nyine njyewe nyine ababyeyi banjye bahise barakara, baravuga bati ibi bintu tugomba kubikurikirana, tumenye neza uyu mugabo ni muntu ki, ni gute umuntu muzima, umuntu utari inyamaswa ashobora kubwira umuntu ijambo nk'iryo ngiryo, ngo kugira ngo umugabo azongere kwinjira ngo uzabanza umbaze. yari yakoze iki se? Ndabizi nyine ngo kubera iki? ntabwo nese njye nari mfite imbaraga zo kumubaza, njye nari ndimo ndira gusa napfuye. Cyangwa iyo agira ngo nukira uzamugarukeho aguprofite akora ibyo ashaka? Sinzi ibyo yakoze, kuko yararimbwiye gutyo, kandi mu kurimbira gutyo nk'uko nabikubwiye byagize effect. Niyo mpamvu navuze nti, niyo mpamvu uyu mugabo namugumanye mu mutima, nkomeza kuguma ndamwibazaho, ndavuga ati uyu muntu yavuze ibyazi. Nuko niyo mpamvu nagira ngo muhe message. Ukeka ko wenda nka bamwe mu, reka no kuvuga abaganga, kuko abaganga wenda n'abadoktori, reka mvuga abaganga muri rusange, harimo abadoktori, harimo ababyaza, niko tubyita, harimo abaforomo, abo bose tubita abaganga. Ukeka ko hari ubwo umugore ashobora guhurira n'ibikomere mu gihe yagiye kureba muganga kugira ngo mukurikirane ku nda atwite? Yego, bibaho cyane, umuntu agakomerekera hariya. Niyo mpamvu abaganga baba bagomba kwitwararika amagambo babwira abantu, kuko hari nk'ijambo utaba ukwiye kubwira umuntu, kuko iryo jambo rishobora kuzamukomeretsa ibihe byiwe byose. Mwese nk'umuntu wifata noneho, ni uko nyine ntabwo wenda n'uwo nguwo, hari undi muntu nabibwiye hariya nyine, arambwira ati sha icecekere, ati jye ko yambwiye ngo nari naramwimye, ngo none ngo nari naramwimye, ngo none akiboneye ubuntu ari kumbyaza. Ibaze wa wundi sinzi niba ari uwo nguwo gusa w'amagasitoni nawe akakubwira ibyamubayeho. arambwira ati Alice wowe icecekere, ati jye se ko yambwiye ko namwimye none abiboneye ubuntu, ari kubirebera ubuntu gutya amwizaniye, kandi vraiment ari kumbyaza. Sha umva mana yanjye, mu baganga nyine harimo abantu babi, mu byumve, ntabwo ari mwese nk'abaganga, ntabwo ari mwese, ariko hagiye harimo ababicira izina, hagiye harimo ababononera. Niyo mpamvu mugomba kugerageza basi byibuza muri iriya sare hakajya haba harimo nk'abantu nka bangahe, barebe uko situation ziri kugenda, kuko iyo ari babiri gusa ntabwo mwamenya n'ibyaberamo. Ntabwo bamenya ibyaberamo, kuko hari nk'abo numvise iyo ngiyo nyine yo banabafatira hariya kuri kariya gatanda, bibaho. Niyo mpamvu rero ntabwo mujye mugerageze mubikurikirane, mujye murungikamwe abantu barenze umwe, kugira ngo hari ahantu habe hari sekirize. Ntabwo numva ukuntu umuntu w'umuganga yifata akabwira umuntu gutyo ngo yo, nyine ubona ko ari kureba ukuntu nk'aho umenga ari kureba ibintu bishimishije, kandi arimo afasha umuntu. Ntabwo uriya mwanya umuntu aba arimo, ntabwo aba yaje kugira ngo akwiyereke, ntabwo aba yaje kugira ngo akwereke nyine ibintu nk'ibyo ngibyo.
aba yaje kugira ngo umufashe, aba yaje kugira ngo umwiteho. Rero mwiteho nk'uko bikwiriye, apana kujya aho ngaho ngo uvuge amajambo adakenewe. Hari amajambo aba adakenewe bitewe na situation umuntu arimo. Kuja kubwira umuntu ngo ufite ibintu byiza, ibyo se biramumarira iki? Yibereye mu kurwana n'ubuzima, yibereye kugira ngo arebe yuko uwo yaharaniye amezi 9 yabaho, nawe ukaza uvuga ibyo ngibyo ntabwo biba bimufashe. Ari wenda tubwiye ko byakugizeho ingaruka ibyo nyine wahuye muri salle d'accouchement, nyuma byakugizeho ingaruka gute mu buzima? Byangizeho ingaruka, ariko iyo ngaruka iri privacy, ntabwo nahita nyivuga. Ariko uyu muganga byose niwe source, ahari abimenye nk'uko yabivuze, amenye ko ariwe source yabyo. Gusa yisubire ko kuko guhemukira umuntu ntacyo bimaze, nta n'icyo byamumara. Amplis ugahemukira n'umuntu utaba uvuga ngo uramuzi ngo muzongera muhure wenda basi, ariko nkubonye nakumenya muganga we, ubimenye ko nakumenya kuko wankoreye ihohoterwa rishingiye ku mubiri no ku mutima. Ku mutima harakomeretse, harimo igikomere kimaze imyaka 3. Harimo n'iryo hohoterwa ryo ku mubiri wankoreye, umbwira amajambo adasobanutse. Kunkubita byo simbikubaraho cyane kuko ushobora kuba warankubita nyine wenda uri kunkebura, uri kunkosora, ceceka wenda utabura umwuka. Ntabwo byemewe ariko gukubita umuntu gutese. Shano kuri kw'Imana yarankubise kandi ishize ibiseriye. Cyenda ribaje uyu mugabo intera hamwe n'iki? Ibaze ko natekereje ikintu bitewe n'ibyo bintu ari kumpora. Uzi kugira ngo umuntu agukubita abona ubabaye, ndabona ko n'ibyo uri gukora atari ukwigirisha cyangwa se ataruhari uri kubigiramo. Nese ubu njye nari nanze gushikana umwana wanjye vuba basi byibuza kare mu mahoro, ntarinze gukoma niyo nduru, ntarinze kurira. Ibaze ko yanzizaga ngo nuko ndi kurira. Bwari ubwa mbere, ntabwo nari nzi ngo ni ibiki. Ukibonana nawe gutya amaso ku yandi, niki uwibuka? Niki umwibukaho wowe ndamutse mubonye? None ukibonana nawe bwa mbere ku nshuro ya mbere tutarajya muri ntuzi, yego, noneho niki umwibukaho? njyewe ikintu cya mbere mwibukiraho, kwa kundi umuntu aba ari hariya hanze kwa kundi kubise bategereje. Ibaza umuntu washoboraga kubwira ngo neza ndi kumwumva gutya yaje, nagahita akubwira ngo umubyare. Wibaza, ni ukuri kw'Imana, ni izina ry'Imana yo mu ijuru, ntabwo namubeshera. Iryo jambo yararimbwiye, ni nabyo bintu byatumye mama ahahamuka akimara kubona ibyo, kuko yabanje kubona situation, yabanje kuyibona mbere yuko njamo ngo mubyare. Akoma induru, ni ukuri kw'Imana, ndi kumwumva, mbabarira unyakiruze urebe ibyo ari byo. Umva Mana, niho hantu nahise mubonera, ndavuga uyu muntu ni umugome mu buzima busanzwe. Ntiwabajije abandi baganga? Nta bandi bari bahari, gusa hari uwo nabajije umwe tuzinanye, kuko hariya tuba tuzinanye nyine, kuko urabona ukuntu hameze, ni nko mu kigo, ntabwo twabura kumenyana. Kereka nk'uwo kubera ko aba ari umunyarwanda bataha ntiwamumenya, kereka wenda iyo muhuriye nko kwa muganga ari kukwakira. Uvuga mu nkambi nyine? Ariko hariya haba harimo n'abarundi bavura, bahaye ubuzi. Uwo ngore niwe nabibwiye, aravuga ati hangane bibaho. Gusa uwo muganga n'ubu wamushira hariya nahita umva Mana arirabura Gerard. Byandi bavuga ngo umuntu ngo ko asa ku mubiri, namumenyera kubyirabura, arirabura hahandi, urabona hahandi ku kanyuma nyine
nyine ibaza ikintu cirabura reba ntuzi ukuntu yirabura wahita umumenya mbese nahita mumenyera kuri ubwo bwirabure niwe muntu twahuye wirabura muri ubwo buryo ariko ni umwana mubi wa muganga we nyemera ngo iyi message nkubwire ngo hinduka niba hari n'abandi bikorera hindura kuko si byiza ni igikorwa cy'ubunyamaswa bubi cyane kugira ngo ubwire umuntu ijambo nk'iryo ngiryo ese ubundi ni iki cyambwira ko atabivuze afite impamvu afite impamvu yo kuvuga ngo uzabanza umbaze urumva yakoze ibyazi impamvu rero itumye nza kugira ngo nanabivuge mbohoke niyo effect ifise aho ihuriye n'iryo jambo yambwiye imwe utifuza kutubwira yego ifise aho ihurira n'iryo jambo yambwiye kandi ubu ngubu ni uko nyine ngiye nase kugira ibintu birebire ndamutse mvuze ngo ndabihagurutsemo kuko n'icyo gihe barampamagaye hariya baravuga ati ngwino utubwire ibintu uko byagenze mbura uko njaye kubera ko umaze no kubyara n'iki urayabara ntari amayira ni mabi mbura uko njaye ariko nari kujya kandi ntibyari kugenda neza ntibyari kuba byiza yari no gutakaza akazi ke ariko niba utaragatakaje muri ubwo buryo ihangane basi abari inyuma yanjye uzubakore neza ubiteho kuko sinzi numvaga mbere wari wambwiye ngo wumva waramubabariye koko waramubabariye Jera naramubabariye kubera ko impamvu namubabariye hashize imyaka 3 ntekereza kuri iki kintu nakurura ukuntu source yabyo byose ari iwe byaturutseho nkumva nyine namuharira kuko n'ubundi sinkomeza kumubika umutima ntacyo bimarira ni ukuruhira ubusa ndaruhira ubusa ni ukuguma gusa mutekereza mvuga nti iyo bitaba runaka gutya na gutya wenda hari ukundi biba bimeze ariko source yabyo byose ni uyu muganga ukomere cyane Alice kuri ibyo waciyemo ni ibintu bihanwa n'amategeko byanze bikunze ntabwo abuze inzego hano mu Rwanda ibintu byose biba bimeze gutyo ku murongo haramutse hagize umuntu navuga ngo wo mu nzego z'umutekano uriya mubyeyi yakorewe ntabwo ari byo tugomba kubikurikira uri tayari n'ubu ngubu ndamubonye gutya navuga nti ni wowe gutya na gutya na gutya kuko rega nta nubwo byahise biherera aho ngaho mubwiye yuko njye barabinkurikiraniye abari bari hafi baravuga ati ntibigomba guherera aha turabibaza tubaze neza ukuntu umuntu ashobora gufata umuntu gutyo muri urwo rwego nese reka nkubaze nk'ubu ngubu wenda nkaba mwanje hasiga ubuzima suse si uyu nguyu si uyu muganga kuko deja ni bwa burwayi bwe buhuye ni nk'ihahamuka yagize ihahamuka kandi ritewe n'umuntu n'ibyo wakorewe kuko yumvaga hariya ndi gutaka akavuga ati umwana wanjye arapfuye nese nk'iyaza gupfa yifite ibibazo by'indwara imitima ibiki ubu iyo wamujyana muri urgence agahita bavuga ati arapfuye ubu ngubu uwo muganga se yari kuba biturutseho niwe yari kuba biteje hejuru y'uko basi yapfuma avuga ati ibi bintu bigenze gutya reka tubikore gutya ariko kuza kumbwira iyo atarenzaho n'ayo majambo yose wenda akankorera agakorogoshora agashaka doda na hehe hose ariko ntashyireho ayo majambo ngo noneho ukuntu hameze ngumva ngo mwana akajya avuga ibintu ngera bisaba umutima wo kwihangana yego birumvikana ukomere cyane njye naramubabariye kuko n'ubundi icyo byateje iyo effect nakubwiye byateje nyuma ntacyo mfite cyo kuyikoraho niyo mpamvu ntagomba kubitindaho ukomere cyane kandi Imana
bikorohereze ko no mu maso biragaragara ko ugifite umutwaro ukomeye mu mutima, ureremerewe, yakomera cyane. Sibyo Alice? Iyo mbyibutse ndababara ko byari ibintu bibabaje. Biragaragara amaso arabivuga byose. Byari ibintu bibabaje, ariko nyine nta kindi nabihinduraho, gusa naje hano kwa Gerard kugira ngo muhe iyi mesaje. Wenda naramuka akurikiye kino kiganiro azikebuke avuga ati vrema ibyo nkora si ibyo, basi ahinduke. Njye naje hano kugira ngo mubwire ahinduke, kuko n'abandi yaba abikorera nyuma yanje nabo abari kubasigamo ico gikomere. Niyo mpamvu rero mubwira nti naramubabariye kubera ko njye ndasenga. Gusenga rero batwigisha kubabarira, ni ibintu byankomereye cyane, kugira ngo numve ko namubabarira. Ni ibintu byankomereye, birankomerera, ngwana nabyo. Najya mbitekereza, noneho natekereza icyo kintu kindi nyine nkumva biranze. Ibaze ko hashize imyaka 6 bibaye, hashize imyaka 6, ariko nyine nyuma y'imyaka 3 nibwo waje kubona ingaruka. nyuma y'imyaka 3 nyine hashize imyaka 3 mbonye izo ngaruka, ariko ibyo ngibyo biba hari imyaka 6. Rero urumva umuntu aba yaranakomeye. Ni hamwe gusa nyine uba usubira mu nkuru wayikurura ukumva iraremereye, ariko ubundi kubabarira yego ni ibintu bigoye, ariko nanone iyo ushizemo imbaraga ubigeraho ko sinakomeza kumutindana, naba ndi kwiruhiriza ubusa. Ufite abana bangahe? 2. Bameze neza? Bameze neza. Uwo nguwo nyine wa mbere niwe uwo nguwo ugize 6. Uwa kabiri nahise mubyazwa n'uwo mudogiteri nakubwira mukuru wabo, umwana mwiza kandi we yabikoze neza, nta kibazo na kimwe. Yamubwiye ibyakubayeho uwo nguwo? Dogiteri ntabwo nabimubwiye icyo gihe kuko habanje hacamo igihe, ariko nawe ashobora kuba yarabimenye. Muri icyo gihe byarasakuje bija hejuru, bamwe mu bayobozi birabageraho barabimenya, baranantumaho, ariko mbura uko ngerayo kubera kumara kubyara vuba no kugira n'ubushobozi nyine kwa amatike, natekereza ku ngendo. Ntoya ibyo si ibintu byo kwirukaho, nibabivuge nibanga kubyumva. Hano mu Rwanda nk'uko bivuze, ibintu byose bigendera mu mategeko. Niba uri umuntu urenza 18 ans uba ugomba kwivugira. Rero niyo mpamvu niwe wagomba kwivugira nyine, kuko niwe mutemwa. Nije nagomba kwigererayo nkavuga byose. Iyo biciye ku wundi ntibabyumva ngo babihe agaciro nka nyirabyo. Komera cyane. Wumva nk'umuntu uri kutwumva muri kano kanya, yumvise inkuru yawe, wamubwira ko uyu munsi ubuzima bwawe bumeze gute Alice? Uyu munsi ubuzima bwanje ntabwo nyine ari bwa buzima vuba ngo nyemerera nitangire na mesaje ku bantu. Wenda njyewe urebye, soma ku mazi biragufasha. Njyewe urebye yego, ntabwo nigeze ngira amahirwe yo gusoza ishuri. Nagarukiye sinefo, rero ni nkaho ndi umusampapyi. Iyo mvuze umusampapyi urabyumva, ni kwa kundi ushobora kuvuga ngo batumyeho nk'umukozi runaka ngo uradepoje. Ntaco kudepoza ntacyo, ahubwo nashaka kwitangira mesaje ku bantu bitewe n'icumba rije ati ubuzima bumeze gute uyu munsi. Abantu nyine twikuremo ibintu byo kurabira umuntu inyuma, ukarabira umuntu inyuma ukumva ko niba ukomeza inyuma ubwo nyine ngo nyine sinzi kuri kubyumva. Byaratunganye. Yego, ibaze ko hari nk'ahantu ushobora kuja nk'ubu ngubu umaze nk'umwaka ntakora nta kazi. Ibaze ko nshobora kuja nk'ahantu ngiye kwaka akazi, kubera ko nyine nta byangombwa mfise ndi budepoze, ngo ndavuga ngo ndajana ngo aya madokima ngo nyajanye ku kazi akanaka. Urumva ni ngombwa ko njya gusaba ka kazi kadasaba ibintu byinshi. Ibaze ko nshobora kukajako,
bakambwira ngo nese nkawe ngo ushaka akazi koko ngo ya ngo karahari ngo ariko ntabwo twaguha ngo turabona wowe ngo katakubereye kabibaze pe ni gute se ushaka so ubimbwaye n'umudamu wabanje imbere yawe wamubonye umwe munini w'ikizungereza wamugana nawe yamwiyuko sinzi nyine niyo bamurebera ku isura bati kano kazi saka ibaze ni ukuri niyo mpamvu musabye ngo reka ntambutse ino mesaje ntimukarebera abantu inyuma ntabwo aba ari byo nibaze nk'abo bantu bashobora kureba ngo yango bakana ko wakora ngo ntako tuguhaye ngo kandi karahari uribaza icyo kintu kirambabaza cyane urumva ariko nawe hari ikindi aba ashaka kukubwira indi mesaje yindi ashaka kukubwira karahari ariko ntako tuguhaye ngo ntako wakora ngo wowe ujye kugasaba ngo reka yego ubwo mbayemo ibintu bitandukanye ari reka dusoze umpaye ka kantu wari wanyemereye ko kubwira wa muntu hafi yate bitewe n'ukuntu wari wanyemereye ko uza kupiningira ndabikora rwose yego rero iyo ntuzuza gupininga niyo twapfuye n'uwo muntu yego urumva niyo twapfuye n'uwo muntu urumva nashizeho mesaje nyine kwa kundi ushobora gushiraho nk'ikiganiro mvuga kuri story Ona Gerard story zirasa sere nk'abantu wakira hano ugasanga wenda ico kintu bagihurijeho pe rero narayishize ko nuyishira ko abantu baraza kuyumva uwo muntu yahise yiyumva ari we mvuze kandi deja nta story yiwe nzi ntabwo nigeze mbana nawe sinzi wabo ariko kwa kundi ugashira kuri stati akurikirana stati zanje abarakabonye aragakurikirana ahita yumva ngo niwe mvuze Gerard mbabarira umuntu umuhe message kuko sifisa handi ndamubwirira yarambrotse ntagisha nyine yarambrotse atanyumvise atazi ngo bimeze gute je nashaka kumubwira kandi ndabiza ashobora kuba gukurikirana kuko gukurikirana n'abantu benshi nashaka kumubwira vraiment nshuti yanje ntago ari navuze story niba wenda ubona bisa hari aho bihurira urumva navuze kuri story y'umukobwa wagumiwe aguma iwabo baramurambirwa bamugira nyine ngo tudashaka ibintu nk'ibyo kubera ko akuze rero uwo mukobwa ahita yumva ngo niwe mvuze yarazi ko uzi nkuriye nta nkuru ye nzi wenyine akeka ko wari uyizi impamvu ashobora kuba nkeka ni uko yakundanye n'umuwanko wanjye kandi uwo muwanko bya bindi by'imiryango y'iki gihe urabizi nta na nimero ze ngira hashobora kuba hashize imyaka ingahe ntavugana nawe kuva twava iyo ngiyo iwabo ntabwo nongeye kuvugana nawe rero kubera ko bakundanye ashobora kugira ngo wenda yarabimbwiye kandi ntabyo yigeze ambwira n'imbere y'Imana yatumye ahubwo ubimenya sinzi yarampaye message aranyandikira urutabo ruva hano hariya ngo reka ngo Arise ngo reka nguhe story yanje yanyaye ngo kuko ndumva uyizi igice ndamubwira se bigenze bite hari story nagusabye mu by'ukuri ntabwo ari we wavugaga ntabwo ari we navugaga mu by'ukuri n'imbere y'Imana kandi nawe arebye neza arasanga ataho bihuriye yarakurakariye biragucanga nawe birancangara nambloka bibaze koko ariko ntabwo ari ubwa mbere amblotse vraiment nanjye naramublotse kugira ngo nyine mworohereze nese niba umuntu niba umuntu nawe nibikomere ubwo urumva ashobora kuba afite ibintu by'ibikomere nk'ibyo byose iyo umuntu afite igikomere akavuga akantu gato ahita yumva ari reka nkubwire bwa mbere ikintu yamblokeye impamvu mvuga ko uwo muntu ntashobotse niyo mpamvu nanjye nafashe umwanzuro wo kumubloka kugira basi turekane ubwa mbere yashizeho kuri stati nyine ngo yagiye Dubai mba ndamubwiye nti sha Dubai mba mbona abantu bose bajayo baba bameze neza ati nawe ubu karafashwe urumva abarambwiye ati nyine aransubiza ndamubwira nti nyamara ati abantu benshi ati kuba warigereye Dubai ubu ntihazabura abantu bazakubwira yuko nyine ukora umwuga w'uburaya hariya ati kuko abenshi niko tubizi ino ko namubwiye pe waramurangije ko na oya none siko niko benshi nyine la majorite niko abantu badakunda ukuri nyine niko abantu tubizi niko abantu tubizi ko abantu bagiye hariya nyine niko kazi kazabatunga ndamubwira ntariko nyine ntukajye ubivuga kuko batazakubwira yuko hiyo ari byo bintu urimo abararakaye
ababwize nyene ngo niko mvuze ngo ushatse kuvuga rero naje ko ariyo mwuga ngo ndi gukora amubwira ntabwo ari co mvuze mvuze ko abantu benshi tuvyishiramo gutyo kandi koko nta nubwo ariko kuri niko tuvyishiramo arandakarira abaramburotse ariko niba nyuma yaraje gutekereza akabona yuko wenda yampoye ubusa aramburokora mwigana nyine bisanzwe ntabwo twebigana bisanzwe ko kudutera story n'umuntu ukamubwira nyine ujye witonda atazakuvuga nawe abantu twese ahangaha tuzi yuko abantu bari hiyo ariko kazi kaba kabajanye niko tubizi kuko harimo abakobwa ibyo ni ibintu bizwi bavangaha bagiye gukora abenshi uburayi yego niko namubwiye ahita we abyumva ko ari nko ndamudomye ko ngo niwe mvuze abaramburotse noneho akimbroka ndamureka ndamuretse niba yaritekerejeho nyuma aza kumbrokora wenyine ku giti ciwe ambrokoye aragaruka gutyo tukomeza gutyo tutavugana ariko areba stati nanjye nkareba nkavuga okay yarambrokoye buriya yabonye ko ndengana kandi umuntu akublotse uhita ubibona uhita ubibona kuko na profile we ihita ivaho ifoto niba yari iriho reka nze kure abamburotse ifoto ibiriho uhita uyibura igahita igenda niho rero kandi niyo umwandikiye hagumaho akantu kamwe nta ka kabiri kaze ubwo rero aramburokora wumve rero muri ibyo bihe byose biciyemo haza igihe mw'iyo kese yuko na uploadinze ahise yiyumva ngo niwe mvuze kandi onodigeze ntabwo ariwe nari mvuze jere ntabwo wapfa kurahira gutyo ntabwo ariwe nari mvuze kuko abantu basangiye story sibyo none jere gusa ntabwo yigeze kwinspira story ntabwo yakwinspira umva byereka nkubwiye nese reba nk'iyi story mvuze ubu nawe wundi muntu ushobora gusanga nawe byarabaye kwa muganga agahura n'umuganga wenda yaramukubise cyangwa yaramukoze n'ikindi kintu ugasanga turabihuje nese ubu aca arakara ngo niwe mvuze kandi ari ibyanjye amastori agenda asa nshuti yanjye byereka nkubwire warandotse nabuze aho mubwira ni ukuri ko Imana siwe nari mvuze ubyumve n'ukuri ntabwo ariwe nari mvuze ubyumve akantu ka Dubai niko kanyishe buriya ni ukuri Dubai nanjye ndarengana niko nabisanze nyine bivugiye nyine ibisanzwe bivugwa niko nabisanze kandi niko bivugwa siko tubizi twese niko benshi nyine bavuga niko tubizi kandi akenshi ahantu bipfira tubibwirwa n'abagiyeyo akaza kukubwira ngo we wagiyeyo wenda akabavuga ati hariya nibyo bibatunze ati nta wundi mwuga uriyo ukiza abantu cyangwa wenda we yakwipostingira yateye nk'imbere ngo uyu se ngo agukange ngo hari ikindi se ngo ntaba yayakoreye ngo gutya na gutya rero ni icyo kintu cyagiye kitujyamo kitugumamo twumva ko abagiye hariya igitsina kobwa cyose iyo kiva kikagera abenshi baba bazamuwe n'ako kazi nuko tubyumva reka dusoze wakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye ukomeze ukomere mu byo waciyemo umuntu uri kutwumva yaba umurundi abarundi buriya bafasha cyane aba no ku nkuru yanjye uyu Alice mumwiteho mumwiteho mumukurikirane mumushakira akazi mumushakira icyo gukora azambwiye ko ubuzima bwahindutse sibyo ni ukuri nzahita ngaruka nje gushima cyane rwose mubikore kwa Gerard nahakuye umugisha Gerard yambereye ikiraro cy'umugisha wanjye oya mwambereye ikiraro cy'umugisha mwebwe nyine mukurikira inkuru yanjye mwafashe ari mubikore waba uri umurundi ubikore waba uri umunyarwanda ubikore kuko abarundi natwe baradufasha abantu bo ku nkuru yanjye njya mbona abamama barundikazi bambwira ngo usenguka ko ushaka kumufasha gutyo kumva nyine afite umutima nyine ukunze kandi ufasha reka rero na Alice Ciza tumwita vuga nimero yawe ari nimero yanjye ni 078 078 17 17 85 45 95 rimwe iyo niyo nimero ya Alice yanditseho Alice Ciza ubwo rero Imana ibaho umugisha.